mu Rwanda ujya kumva akana ka 16 karakubwiye ngo yimariremo yose nta kintwara. nawe ugashokerwa ugashiramo. ariko reka nkubaze, ntabwo uzi ko isukari nyinshi ku bana ari mbi koko? muri byo wari utekereje sibyo? Andayawe bana umwana aho ngaho twivugira ibyacu. Furuwinga mwana, ku munsi w'ejo umusore yahamagaye umukobwa bakundana aramubwira ngo sheri uyu munsi natsindiye fone mu marushanwa turi kwiruka. maze umukobwa aramubaza ngo yari weho nande se sheri? maze kubyimba. umusore aramusubiza ngo yari ngewe n'abapolisi na nyirayo. maze kubyimba. umukobwa yahise ahwera. Furuwinga mwana, ku munsi w'ejo naye nicaye mu modoka maze hinjiramo abagore babiri batangira kurwanira intebe. bararwana koko karahava, maze mu gihe komvayeri yabuze uko abakiranura, shofera baravuze ngo uwo mwanya umubi niwe uragenda wicayemo. nakubeshye bose bagiye bahagaze. Furuwinga mwana, kambatera gasitori. umunsi umwe muri Kenya habayeho ikibazo cy'abantu bake. leta ishishikariza abantu kubyara abana benshi, noneho by'akarusho baravuga ngo ku muryango uzagira abana 14, nyine uzabyara ukagera ku bana 14 bazabaho ibihembo bya miliyoni 10. ugize ngo iki? noneho hakaba hari umuryango wari ufite abana 13. umugabo aryumvishe, umugabo nyine muwo muryango, umugabo waharyumvishe, ubwo wari umugore n'umugabo bafite abana 13. umugabo yumvishe iryo tangazo, yibuka ko hari umwana yabyaye mu gasozi. aragenda yegera umugore we arabimwumvisha, aramubwira ati madamu rero nari naraguhishe ko mfite umwana mu gasozi, kandi uri kubona ko bashizeho ngo umuryango uzagira abana 13. 14. hariho ibihembo bya miliyoni 10. ugize ngo iki? none ntabwo wareka nkaja kuzana uwo mwana tukegukana ibyo bihembo, dore ko byari binatubutse miliyoni 10 byari akayabo. umugore aravuga ati hari ikibazo, sigenda umuzane. umugabo aranyaruka ngo ajye kuzana wa mwana. mu gihe ngo ari kuva iyo avuye kumuzana, amuzanye nyine asanga mu rugo muri ba bana 13 asanga hasigaye 2 gusa. umugabo baza umugore ngo niko wa mugore we, abandi bantu batumye he kuri kubona irushanwa habura amasaha make ngo ritangire, udatuma amafaranga gaducika? nyamugore aritonda ati buryo ubwo wavaga hano ugiye kuzana uwo mwana wawe,
ati abo bana bandi hashize akanya mbona base basesekaye hano baje kubatwara. Umugabo yahise ahwera. Ugenda utamfura winze mwana. Ku munsi w'ejo umukobwa yaranyandikiye kuri WhatsApp arambaza ngo ese Lucky utabeshe koko ufite girlfriend? Ndamwandikira ndamusubiza ntireka reka ngiye urukundo rwanjye naruhariye ibiryo gusa. Aranyandikira ngo okay, ni sheri wawe warumbwiye ngo mbikubaze ngo nindangiza muhesi kuri n'ishuti. Abakobwa ni abagome, imfuro winga mwana. Ubu disi umugore wanjye w'ahazaza azi ko azashakana n'umusore mwiza muremure w'amatuza ufite 6 pack. What? Nk'abantu mwe amfasha tukamuseka koko. Ugenda utamfura winze mwana. Ku munsi w'ejo Sandirine yagiye kwa muganga. Bana umwana aho ngaho twivugira ibyacu. Maze ageze yabwira muganga ngo Dr. mfite ikibazo pe. Maze Dr. aramubaza ngo ufite ikihe kibazo se kandi mukobwa mwiza? Sandirine aramubwira ngo Dr. shaka ko uruhu rwanjye rusa neza nanjye nkagenda postinga nk'abandi bana. Aze muganga aramubwira ngo niko muko ubu se wagerageje n'agasinapu biranga? Followinga mwana. Mwijoro ryashize narose ndi kurya makaroni. Bana umwana aho ngaho twivugira ibyacu. None nabyutse sharijeri yanjye ndayibura. Ugenda utapfuro winze mwana. Reka ngira akantu nkwisabira. Niba uzi ko nta mafaranga ufite okabyara wenda kwinginze reka kubyibuha ngindiza imbere. Ugize ngo iki? Kuko nge ndambiwe guha abantu icyubahiro batagikwiye. Followinga mwana.